nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga. Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kuko uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu Migani igice cya 21 umurongo wa 21, bavuga ngo ukurikiza gukiranuka n'imbabazi niwe uzabona ubugingo no gukiranuka n'icyubahiro. Amen. Iyo neza nzayiririmba, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza iriho. Hano turabona indangagaciro z'umuntu wubaha Imana, agasanisha ubuzima bwe mu bibaho byose n'ubushake bw'Imana, tukabona ko bimuhesha umugisha kubera ko akora ubushake bw'Imana kandi akabisanisha n'ubuzima abamo. N'ubundi icyo ijambo ridusaba nuko icyo umenye, niba ari gukiranuka, niba ari kugira imbabazi, ibyo ngibyo ugerageza kubikora. Icyo wize mu ijambo ry'Imana kijyanye no gukiranuka ukagikora. Gukiranuka kandi ntabwo ishaka ko ugira ubushake bwabyo, ugira ubushake. Gukiranuka kuko ari ukw'Imana, igakiranuka niyo ikiranuka kuturusha, niyo iduha rero gukiranuka. Gukiranuka ni ukuvuga ngo icyiza kirashimwa, ikibi kandi kikagawa. Urumva ni mu buzima bw'abantu. Icyiza iyo ukista icyiza ukacyita icyiza, ikibi ukacyita kibi, icyo gihe uba ukiranuka. Bituma abantu babana neza, kandi iyo hajemo no kugirana imbabazi nyine, urumva ukababarira mugenzi wawe, kuko biri mu bintu bituma niyo dusenga kugira imbabazi, biba mu bintu biba mu bushake bw'Imana. Nicyo muri Mika igice cya 6 umurongo wa 8 uvuga ngo ese uzi iby'Imana igushakaho? Gushakaho kugenda wicisha bugufi, gukiranuka no kugira imbabazi. Ibyo bintu rero cyane cyane kuko tuvuga ku kugira imbabazi, hano ni ikintu gituma nanone abantu babana neza. Wagukoshereje ukamubabarira. Ibyo rero biba mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi bijyanye n'ubushake bw'Imana, gukiranuka no kugira imbabazi. Uwo nguwo rero ubikora atyo akabigira mu buzima bwe, akabitoza n'abandi, ngo niwe uzabona ubugingo no gukiranuka n'icyubahiro. Amen. Niba ushaka rero kugira icyubahiro, kuko aho ugenda ukabwira abandi kugira imbabazi, ukabigisha uko abantu bagomba kubabarirana, iyo abantu babana bagomba kubabarirana, ukabibigisha nawe kandi ukabikora, ugakurikiza ibyo gukiranuka, uwo nguwo ubona ubugingo. Ubona ubugingo, ukabona gukiranuka. Imana nayo izakugorora ko irakiranuka, kandi izaguha gukiranuka, kandi nawe uzabona gukiranuka kubw'imbabazi za Yesu. Noneho rero ubugingo no gukiranuka n'icyubahiro bigarukira usohoza ibigendana n'imibanire y'abantu, birakugarukira. Ukibuka rero ko ubushobozi n'ubutware bidakoreshwa mu gushaka indamu. Niba ufite abo uyobora, ukagira abantu ufiteho ubutware, ugomba kubigisha kugira imbabazi no gukiranuka. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ibyo waba ubiba nibyo uzasarura ku bwinshi. Niba ubiba gukiranuka, uzasarura gukiranuka. Niba ubiba imbabazi, nazo uzazibona. Hano rero turasabwa kugira ngo dukurikize ubushake bw'Imana mu mibanire yacu
n'abandi bantu no hagati yabo. Uwiteka aduhe umugisha mu izina rya Yesu, amen. hari n'itugo mfite ryo kugutura, uhaye umutima utegeke, zayivuga ineza yawe aho nzaba ndi hose, mu mahanga zavuga imirimo wakoze, zavuga imirimo wakoze, iyo neza zayivuga, zavuga iyo neza, zayivuga ineza yawe, imirimo ikomeye mu buzima bwanjye, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza zayivuga, iyo neza zayivuga, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, zavuga iyo neza, yangiriye zavuga iyo neza, zavuga iyo neza.